maze iraza ko kwirambwira ngo nzaguha umubiri nk'uruhinja inkoraho umugore wabyaraga mu gitondo nkayita nkoropa mu gitondo nkayita fura nkabyara narangiza nkahita njya mu isombe nyuma y'icyumweru nkaba nakase mu ivugabutumwa ngenza n'amaguru bati umugongo wawe uzaguduka uzarwara umutwe udakira buri wese akavuga ibyo ashaka wabuze ubwenge wirirwa urindagira ubundi uri pasiteri ko uhora mu rusengero ubwo bugamba Imana iraburundanya ngo nzakugira inkumi buriya rero kuba inkumi nta handi nabikuye abambaza ngo amavuta wisiga mbabwije ukuri amavuta yitwa mara nisiga ntabwo ariyo yangiza icyangwe ahubwo ni ijambo Uwiteka yagize gute yavuze rero ibyiringiro naho nabikuraga mu byo navuganye nayo kandi narabyizeraga nubwo nta nzira byari bifite ese Imana yakubwira iti nkutuje mu nzu nziza kavuga ati se nayo kwishyura nayabuze urantuza mu oya ngutuje mu nzu nziza bagahita bazana piriya vumaze amezi 6 utarishyura niko ikora nge nuko twagiye dukorana Hi guys. Muraho neza. Yes ashimwe. Ayimbazwe. Abantu bo mu mutara bavuga ngo Imana ishimwe. Yashimwe cyane. Ari byiza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Okay, tubahaye ikaze kwa mama Charlene. Ako shamwagurisha umuntu. Mufite system izanye. Nukuri tubahaye ikaze. Yego. Mwimbe bikaze hano iwacu. Twayimuriye ahangaha kwa mama Charlene abajotunizi mwese muze mudusure kwa mama Charlene. Yego rwose. Ukera mama yaratubwiye ngo nta mukobwa w'umushyitsi. Ubwo mwumve ko nakwe turi bugacishaho ni muto. Turi bwandurure mu kanya murakoze. Yego nukuri. Twishimiye kuba hano hantu. Ni by'agaciro kenshi cyane kandi ni ubuntu twagiriwe ntabwo ari bose bahagera. Yego. Ndishowa neza ko hari abantu batahakandagira. Ariko burya yamara nibyo. Nese sibyo. Nibyo da. Ariko kuba twebwe twahageze ni by'agaciro. Oya rwose turanabakiriye abantu bo kuri mama Charlene barabakunda cyane. Murakoze cyane. Mbese ntago muri n'abashyitsi muri abasangwa. Yego. Mbese turi mu rugo. Muri mu rugo. Yego. Bihaye ikaze rero na Karere. Ubwo ni hari ikibazo tugeraho ibintu byose byava no. Oya. Nta kibazo kandi hano muri isanga. Erega burya urugo rugufata nk'umushyitsi n'urugufata nk'umusangwa burya iyo uhageze nawe ugira gute urabimenya kugira ngo se ibingibi mwapfa kubyikora ahantu hose nuko muzi ko imiryango ikinguye tujyaho ukajya ntituzi kuvuga nanjye se nuko kubyikora nukuri abantu bo kuri mama Charlene barabakunda kuko icyo nicyo kintu nzi kuko nta kuntu naba mbakunda hanyuma bo babanga rero dore ni karibu rwose nta kibazo rero mfite ikibazo nukubera twebwe njye nabyara abana babiri yego mbyara abana babiri ariko uwa kabiri najya kumubwira mvuga se uyu mwana mbyaye nzamukunda nk'uwa mbere numva afite agaciro kangana nko none wowe batanu urukundo warukuye ibibazo biri hano ariko hari umuntu uvuga ngo ngiye kubyara abana ariko ntabwo nyine iyo experience yo kuvuga ngo urukundo rusharinga abana bitewe uko Cunda ameze siko Skyra ameze uko Cunda yanyoroheye mu kumurera ntabwo ariko Skyra yanyoroheye hari karakteri batandukaniyeho umva ukagira ngo nyine yabyaye Mweru na Muhima uko abanyarwanda babivuga ariko muri izo karakteri zaba nziza cyangwa umubyeyi wabo akabakunda bose kandi akabakunda kimwe ntagira umuntu uvuga ngo mama nkunda ngo mama akunda kana kadisi we mubigenza mu ikibazo kiri hano reka nkubwire muri aba bana uvuga ngo bose uko ari batanu buri mwana wenda afite buri wese yavukanye amateka ye icyo ni icya mbere
kandi buri wese burya agira icyo ushobora kumukundira nubwo atameze nk'uyu ariko nawe ntameze nk'uriya nyine buri wese afite akantu avukana gukorera ku buryo unicaye ugiye no kubashinga imirimo buri wese ugira ikintu abazi nk'ubu mfite umwana w'umuhungu yagiye muri eterina ariko azagenda nk'ejo naramubwiye ni tonto ibaze ko twamuhimbye tonto kubera ukuntu akuze mu mutwe yampaye ntikose tonto we ubu noneho ndagira nte tonto nzanira za nkweto za shokora tonto n'umuhungu tonto cya gitambaro gisa gutya tonto muri gariderobe tonto inyota jya muri firigo tonto kubera hari ibintu muziho nimba ashaka ikintu bita isuku nkavuga ngo nkeneye unkorera isuku ya firigo nzi uwo ndi bwoherezeyo nimvuga ngo nkeneye isuku yo muri saro nzi uwo ndi butumeyo hari n'uwo ntakirirwa mbwira aho hose ngo ajye kuhakora isuku naba naguze nk'amafi nzi uwo ngomba kubwira ntigenda amafi yaje arayoza ikaba umweru uko mbikunda ku buryo nanjye abindusha hakaba rero undi mvuga nti uyu munsi turateka ku mbabura hari uzi kuyicana kuryo ayivani bucura acana imbabura nk'ako kanya ikindi azi guteka igikoma yampaye azi guteka igikoma azi gucana imbabura azi guhata igitoki azi guhata ibirayi ariko wibeshye ukabwira tonto ngo hata ibirayi uraba umugerageje hanyuma umukobwa wanjye yitwa Fifi azi guteka umuceri w'ipirawu akamenya guteka ifiriti neza azi guteka n'ifi ariko hari ibintu wamujyanamo ngo by'ibyombo arabyoza ariko ubona atari domeni ye ubona atarabyigiye noneho bose uko ari batanu hari abana buri wese aba afite igikorwa cye ku buryo kumukunda no kuba yagukurura buri wese agukurura ukwe n'undi ukwe noneho nkigirira umuhungu ni mukuru sinari nzi ko we hari na kimwe yabasha gukora kuko yarakuze ajya muri eterina ngira ngo nyine niba abahungu b'abami mu rugo rimwe narindi mu cyumba ndwaye tonto yagiye kwiga bose bagiye turi babiri abyuka mu gitondo ntawe ubimubwiye nta kintu najyaga mukoresha aragenda mu gikoni yoza ibyombo arabibika barabizi ko nkunda isuku kandi isuku yanjye urwego ibamo barabizi arakubura no hanze narabyutse niba ari ikintu kinezeza umutima wanjye nuko byukira ahantu nkabona hasa neza narabyutse ndebye ntifi ibi bintu niwe wabikoze ngo yego mama naragiye mpitamo ikibizo ndavuga ntari kuwite na Fisi bukumbi ibi bintu arabizi ubwo rero bose kubakunda biranyorohera kuko buri mwana aba afite ikintu yavukanye nk'umwana witwa Charlene Charlene ni umwana we nyine kurya ari n'imfura hajya muri ekonomi yo mu rugo ashaka kukwereka ukuntu ujera amafaranga y'ukwezi ari hahandi uvuga uti si ubu nkora iki hagati y'ibi bintu nkora iki ushaka Charlene ngwino hano nkubwire mu cyumba ko bimeze gutya na gutya se bimegende gutya agahita aguha iki buriya nta muntu w'ahandi najya guhamagara ngo wambwiye ngo ubuse mu buzima bwanjye ariko atangiye guca akenge hamwe abana hari nk'umwana wakoze ikosa Charlene ngiye kumugira gutya oya mama ntabwo ari uko genda umunzanire hano cyangwa buretse musange akabikemura hari n'ukuntu bajyaga bashwana bakiri bato bati dusange umucamanza wacu Charlene icyo ategeka nicyo dukora yego nibyo rero nuko nguko umubyeyi kandi ikindi nibyo mvuze naho nta mwana wabikora akaba hari umwana uzi kukubita amakarita umupira televiziyo filime hari isano ugirana n'umwana ikwemerera inakubyiga ngo umukundi
kuba ari wowe byonyine hari ukuntu bikururana sha wabimuha bijugunye nk'abapagani wamubwira ngo ni kibirye kumwe ababyeyi b'abapagani batuka abana ariko ukabimuha ukamutuka akabirya wiyogereje ibyombo wikoropeye byose wabikoze ari mu mupira hari n'ukuntu bagereka akaguru ku kandi ari ahantu njyanja nkavuge nicyo bakora abana baragwira ugasanga umwana w'inkumi muri vakansi yasize inzara gusa sibyo ubundi afite telefone ya dadi cyangwa ya mami cyangwa telekomande ari muri salo sha mama yabyutse yateguye ameza yayanduruye ibintu byose nyina akabikora areba ari umukobwa w'inkumi ni inkumi ariko sha ukajya kumugurira imyenda ukamuhirimbanira ukamupangira ukuntu azajya kwiga n'ibyo azajyana urumva umubyeyi no mu buzima busanzwe afitanye connection n'umwana we naho yaba ari mubi uramukunda kandi ukamukunda nk'abandi bafite n'umumaro kuko nicyo kikwereka ko uri umubyeyi yego urumva wowe uba nko muri Edeni habamo imbuto nyinshi cyane ni ukuri ntabwo Imana ikwima byose ntabwo bishoboka yego Imana yampaye abana pe Imana ishimirwe ko yaguhaye abana yego nta ndimi ihari erega indimi ikora salade nziza ntacyo izo ndimi uzizi nyine icyo ndashaka kuvuga uba bumeze nko muri interina iyo ugiye kwiga usangamo ingeri z'abana batandukanye mu buryo butandukanye karagiteri zitandukanye ku buryo noneho kwisanga mu nzu imwe abo bana ari abawe buri wese ufite aho ushima nzabyara abandi bana kubera Rosette yabyumvisha aba yumva yafashe mpita numva Imana yo kwizera nzabyara abandi bana ariko dore ngaho aba nongereho babiri ngahore singaha simbivuze nzabyara abandi bana uramenye bikoze bose mbere ngahanyumvira na babiri bangeza ahantu ariko da reka no kuvuga ejo bundi mutazabona ntwite gutwita uzatwita sanabyara nta kintu bitwaye kubyara ngo ubwo uri umukozi w'Imana uramenye oya se wareka kubyara undi mwana reka babiri se wapi babiri se ngenda nsigaje kubyara muracyari bato muzabyare kubyara nta kintu bitwara kandi nibyo njyewe nta kibazo wivunika nzababyara babiri b'abakobwa ntabwo kubyara ari bibi babiri b'abakobwa niba ukeneye nihazamo n'umuhungu uzamwemera nta kibazo azaza ariko harimo agakobwa njye nkunda abana b'abakobwa cyane Mpnga reka tugurane guhera abakobwa gusa oya njye ariko nasabye Imana ko nzabyara abana ufite abahungu ufite umuhungu umwe n'umukobwa urumva njye nasabye Imana ko izampa abana 3 b'abakobwa n'umuhungu umwe uzabatanga mama shenge zabatanga kwahise aba ko nawe arizera uzabatanga ego cyiza cyane cyane agahungu kanjye kamwe urumva kakazaza kabata kandi ushobora ariko kuzagukubira kabiri mu bushobozi bwayo oya hoye reka nkubwire niba ari ikintu kizanshimisha mu buzima bwanjye ntuzi ni ukwisanga ku meza ntafite ameza yicaraho abana babiri gusa twicaye turi nka 5 tugakina amakarita papa waba yaba adahari yaba ahari ntacyo bimbwiye tugakina amakarita tukaba tuzanyeho utubanga twinshi mama natuziranyeho abana hafi mureke mbabwire nibyo nkubwira ngo nigeze ntanga icyigisho ndavuga ngo Imana hari igihe kubera urugingo iyo wacitse urugingo rwo kuba umupfakazi igahita iteraho iyo ikaza ikahuzuza buriya mfite umwana w'umuhungu hari igare bamuhembye yabaye uwa mbere bari muhembye muri weekend akajya kwiga kwa gatandatu kumwe abana basubira ku ishuri hanyuma najya kubona nkabona atahanye amafaranga rimwe rero ayo mafaranga yatahanye
haca kuri alimentation nziza agenda gura utuntu nyine ni umusirimu nka nyina nawe urabyumva pe utuntu nyine noneho njye ntanazi maze nari ndyamye mu cyumba ngiye ko mbona aje ateruye iplato numva araje aho ndyamye urumva nasinziriye araza nkoraho ngo amfuka mu maso kumbi yabizanye simbizi amfuka mu maso hanyuma intako se to uri mu biki tonto ndebye gutya mbona ibitangaza hariho imbuto yagiye muri firigo azana imbuto arabizi ukuntu nkunda ishyushyu no gukora kaje kanaterera azi ukuntu abigenza rimwe akanzanira ji cyangwa ishyushyu maze akaza yo naho naba mpazi wabireretse yego kaba aya mafaranga wayakuye hati rero burya igihe najyaga kwiga hati hari ibyana by'ibikire nuko abavuga hati ukamuha umunyengo wa 500 undi yaza ukamuha uwa 500 hati naho nayakuye nakoreye bine yo gasose umugabara ubwo Imana niba yaraguhaye umugabo mu rugo noneho nkibaza ukuntu atayabika kumwe abana babikutu ngo bajye kurya utubombo ku ishuri yego ahubwo akazanira mama we yego nyamara Imana n'utuntu twinshi cyane cyane noneho ukuntu yajyaga asasira ni babiri we na Yivani Bucura nkaba nagiye mu ivugabutumwa akajya mu byatsi akajya guca indabo za ndabo zo mu bihuru akagenda agasasa umutima muri wa mutima agafata twa turabo akanyanyagiza ku ishuka yamara kunyanyagiza agafata urupapuro akandika hagati ngo love you mama ntabwo wariraga nataha kurira se sibyo mporamo nyine amarira yanjye ibyo bintu se wowe uhita wibuka ko ntabyo wigeze nta musore wabikubwiye nta mugabo wabikubwiye ugahita uvuga uti Imana yampaye iki icyomoro noneho ati mama buretse ntago winjira umva hari n'igihe twabaga no mu mavuzo adakirinze ngo mbe nasize ngenze icyumba cyanjye maze akaza we na tonto umwe akamfata na Yivani umwe akafata undi hano bakantwara bamfutse bangeza mu cyumba ngo ngaho reba hahita reba kuri ya mashuka nkahita ndeba ukuntu ibi kavuga ninde wabibategetse ninde wabibabwiye ndebera nk'ibyo ibyo bintu rero bituma hari ukuntu umutima wawe ugenda uhezagirwa ukagenda wishima ukagenda ugubwa neza niyo mpamvu nk'abantu mwe ibi bintu byo kubyara no kugira abana nkubwiye uwo tonta amateka ye nkubwiye amateka yavuka niwe mwana natwise mpura n'intambara ze zikomeye zo kumubyara ku buryo banantegetse ngo amazina y'uwo mwana uzayamwite ntayo nzaguha ninjye wamwise amazina Irakiza Joseph ubundi niyo mazina ye Irakiza Joseph ubwo rero mwumva uwo mwana nyine nari ngiye gufungiraho amaferi harimo data wabyaye na data wabyaye umugabo ni birebire we ni birebire wareba Charlene untegurira anniversaire nkira anniversaire ni Charlene wayiteguye nta natanu yanjye arimo nta nayo nari kumuha ndakurahiye iyo rero avuze ngo abana bagiye kujya ngo Charlene ntayo nari mu nuya niko nanamubwiye ngo abana bagiye kujya ku ishuri ngo ndi muri anniversaire ntayo nari muguhe bura Charlene yamuhamagaye Charlene abantu bose akantu batengushye Charlene bazihane bazi kujya utaje urumva ibaza umwana utegura anniversaire iremereye agahamagara n'umuntu n'abantu bakora ibintu byo muri hoteli agakora ibintu bimeze kuriya kuko njye yari yabimbwiye ati ma uzi ko ufite anniversaire cyambere ni uyinyibutse nk'ubu ngiye umbwiye ngo uvuka ryari none ntago ndi bubyibuke hari n'igihe umuntu yambaje igihe mvukira mpita mubwira inti ndaje mbaze Charlene harya nuko babimeze ntago mpfa kuhita mbyibuka ariko Imana ishimwe yampaye urugingo runyibukira harya Charlene mvuka akoze ukuntu Charlene n'amaze kwa Charlene ari na Charlene gusa mama maîtresse amuga Charlene dukora iki ati mama ibyo bintu subirayo wambare yakanzu yindi nuyo niko babimeze nubwo wa diskit atakata agasubira aranyobora akaba ari muri telefone
katamwuburamo ijisho. Ese mama hari ugiye kuvuga iki? Oya, icyo kiganiro oya rwose mama akora cya kindi. Nuko nyine cyane ni mama maîtresse vie. N'uburyo. Ese mama kujya mu biganiro none abana ntago bari burye. Yamaye gahore ma ngira vari kamasaha y'abana yageze. Nuko kandi abayemereye wagiye ngo ntakina batekereza. Yibere muri telefone kandi ibintu byose abafite muri control. Cyane rwose. Ya byose ni imigisha Imana itanga. Irayitanga rwose. Imana ishimwe rwose. Ariko inzira z'Imana zirenze igihugu. Nk'ibyo hari umuntu utekereza uburyo arara abana nta matera bakijya ko bose banyara ku buriri nta pampa nta Muguye mu ndase. Muzekano ko kunyara ku buriri. Oya. Reka nkubwire. Aho ho nushaka uhatindi. Kugira abana banyara ku buriri udafite na papa. Ngiye nta niyo nigeze. Ntayo nzi pe. Yo. Noneho ukunda isuku. Kwanika buri munsi noneho uturanye n'abaturanyi. Vuga ngo abahungu batatu banyaye kuri matera imwe imeze yashaje yabaye nk'ururimi rw'umusaza. Yashaje ari agasambi banyaraho ari batatu ukajya ku cyanika kigenda kijojoba kuva muri saro gutama. Inkari z'abana batanu ziba ari sawa. Nimba hari ikintu cyashize nakinjira yeba batatu we nicyo kintu. Nibura barinyara ku buriri ufite na pampa. Ariko icyo kintu ni ikigeragezo haba hanuka kugira ngo rero uri n'umukene utaribona. Oya ikiringiti bisi yorosa ari kimwe agashuka ari kamwe utavuga utwenda ni bibiri uyu munsi wenda ntago hindura nyine. Uzi kwanika inkari cyumweru noneho mu mvura ukanika inkari nk'ukwezi niyo sabuna utayibona. Nimba imesa ntibyume bariyorosa iki ugahora wanika inkari sawa nyine. Inzu ibamo inkari ntigitana n'umuntu ko basi yabaye nini nibura niyo mace noneho irimo inkari wite ngo haye icyubahiro. Kuri Imana ntikabura icyubahiro twataramye. Ntukabura icyo twataramye wa Mana kuzamura ubwiza. Bisaba imbaraga nyinshi. Buri munsi iyo mbonye ibiganiro byawe mpita niga isomo rikomeye ryo kutajajinga. Yego. Byo kurebera umuntu mu gihe shaho. Wa muntu hari ibintu umuntu umubonye mu masharene yambaye ikanzu nziza afite igitambaro izo rinete zirimo birashoboka ko yandya pome uyu munsi atari uko yaburaye cyabuze ikintu ari yonyine ashaka. Ariko hari igihe utari no kuzana kuri iyi kamera ngo abantu bakurebe bagukurikire n'iminota ibiri. Bari kuhazanwa n'iki bari kukuri kodinga utagaragara. Kurebera umuntu mu gihe ni ikintu gikomeye mwabana. Oya ni nabibi. Ngiye mbatsubijwemo imbaraga kubera yuko mba ntekereje ukuntu ari Imana igena ibihe. Yimura imisozi itabizi. Yego. Ni Imana y'ibihe. Ni Imana y'ibihe. Muri Bibiliya haranditse ngo n'Uwiteka. N'Uwiteka pe ntabwo ari uw'umunsi umwe. Ntabwo ari uw'icyumweru ntabwo ari uwo mu itumba. N'Uwiteka ihoraho n'uw'ibihe byose. Yitwa uhoraho. Ntabwo ari uwo mu itumba avuga ati n'izuba nirizo njyewe Mana nitinyira izuba ndagiye mwimenyene. Ntabwo ari Imana igeraho ikagira ibitotsi. Ntabwo isinzira. Ni n'Uwiteka akantu k'iteka nkumva cyane. Nkavuga nti hari igihe ewana ugushyira ubuzima bwawe biri hano mu biganza by'ikintu utaramenya. Yego utaramenya. Yego. Hakaba ari n'ubundi ibiganza nk'igihumbi bikurambure kugira ngo utambuke udakora udakandagira hasi. Yego. Kandi ibyo byose bikorwa n'Imana ye. Rega umuntu najyaza akishimira ko yicaranye n'ivaze iri mu rurabo rwashishe. Akishimira telefone. Ntuzavuga ngo nguriya ni inkirabuheri. Yego sha. Nguriya ngo aka kanya. None ikintu kirenze abanyarwanda twihutira kuvuga.
ikibazo nuko tuyahita tuyamara ntitubike nejo kandi burya ubuzima burakomeje amapaje abakiramburwa impamvu nyine bitwa abantu nuko batitwa Uwiteka. Yego abantu bareba hano Imana yireba kubera ko igihe wababaye igihe wararaga muri izo nkari no mu ihene zo kwa Petero izo hene ko zirandenga mu buzima bwanjye zirandenga. Yego izo hene zarahabaga n'ahantu habaga ihene nyine mu ihene zo kwa Petero hari hafi y'ahitwa muri Karabaye. Iyo nzu bayita niyo mace ntago ushobora kuyibagirwa. Niyo mace ni niyo mace nyine ikibiriti cya kera uko yitwaga. Urumva yaberaga nyine iyo nzu igitanda naryamagaho nacyo cyantangiye ubuzima kidafite gahunda. Ibaza igitanda nagize umujinya nkabwira Imana ni nutagihindura. Nahise mpamagara umuntu ni kugira ngo umenye ko nababaye. Nahamagaye umuntu aracyasa mpita ngiha umuntu ucuruza amata ntitwara nta nubwo nakigurishije nkajya ndambika hasi matera. Ubwo rero nabikagamo amabase imbabura kubera ko nanga akajagari k'ibintu byandagaye. Ubwo nabishyiraga munsi y'igitanda aho naryamaga. Hanyuma ibintu by'imyeyo n'amatorosho n'utubase two gukoropiramo nkashyira munsi y'igitanda cyaba nacyo cyabaga muri saro. Iyo umuntu yazaga kunsura naramubwiraga ngo ntiyicare gutya ahubwo yicare he ku ruhande kugira ngo yicare kuri ka kabaho kaha. Hari umuntu wahitse ari umuntu wicaye arakirobora ndavuga noneho no kubona y'umufundi ngo azagisane ntago byabaga yagombaga gusiga gisanishije ntago byabaga byoroshye. Wari mwana data nawe asone wacu meze nkaye asone ku buzima. Niyo mpamvu abantu bajye bakomera. Abantu bajye bakomera iyo mbona buri mwana arara mu cyumba cye ku gitanda cyiza ku makuvurira ari buhindure n'amashuka ari buhindure na dushe ye na toilette ye dushe ye. Haleluya 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 ati haleluya. Ko abantu bajye bakomera sibyo abantu bajye bakiri ihungabana bajye bagira ihumure ubundi Imana ihari biba byakemutse. Ukiri muri izo nkari no mu ihene zo kwa Petero no muri niyo mace ye muri niyo mace wari ufite ibyiringiro utatubeshye. Reka nze nkubwire yewe mama Charlene mubona ibi bintu ngiye kukubwira. Hari umugore unzi neza gutya. Uwo mugore aranzi neza kuko twararanye ku buriri bumwe ninjoro banyirukanye. Umugabo we arara hano ku ruhande umugore arara hano nanjye urumva baranyirukanye ngiye iwabo basanga umushyitsi w'umugabo babura aho bandaza. Abwira umugabo we ngo ese waretse mama Charlene tukararana ko nta handi yarara. Umugabo we ati nta kibazo ubushyuhe mugira ni umurengo ubu barimo. Ubwo se ko twaraye ku buriri bumwe kubera ubuzima yari arimo gira ngo yari no kuvuga ngo arazana intoki. Unubona abantu bari gusambana ngo amarari yabishe baba bahaze ko twaryamye bugacya ko bahari abakene bamwe babakene. Uwo mumama niwe ujya unyibutsa atari ukuntu wari umeze. Najyaga mubwira ukuntu nzaba umukire nkamubwira ukuntu nzatera imbere nkamubwira ukuntu nzarya ibiki byose nkabimubwira. Ajyaza kunsura tukabisubiramo. Hari igihe tuzakorana ikiganiro nawe. Impamvu nari ifite ibyiringiro by'uko izantabara nuko yavuganaga nanjye. Ubu kuko ari kuri mama Charlene abankurikira bazi kwivuga. Najyaga njya mwivuga butumwa umuhanuzi agahaguruka mu iteraniro ati umva uko Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo kuko wamwiringiye ukanamukorera aragutabaye ngo aje kugutegurira ameza. Bari ijambo nkunda gutegurirwa ameza hagati y'abanzi bawe. Abanzi banjye ni bande? Nabambwiraga kirirwa kiruka ngo karasenga. Ese imbere kasengeye kabonye iki? Hari n'abakozi kananiwe gukora. Nibyo nari ngiye kuvuga. Hari abakozi za kujya gusenga udakorera abana. Ahubwo bakajya ngo wenda gusenga no guhamba imbwa. Cyangwa iyo uri gusenga nabi.
karasaze kashenye urugo umugabo yaragataye kariya kazabivamo vuba. Abo rero niba Imana yabwiraga ngo nzagutegurira ameza hagati y'abanzi bawe, Imana ikambwira ngo uzakomera, ikambwira ngo abanzi bawe bazajya bakureba bararamye. Kandi nukuri abanzi banjye icyo gihe nari imbazi n'ubu barahari, ariko nyamara barararama kuko hari n'abo duhura ngo yo Yesu yakugiriye neza, hari umwe ati nararwaye urya wa mwana wanjye yarapfa. Mbese hari abantu baguhagurukira bakagushyira muri pozisiyo undi bakajya bagukubita bakagira ngo ntuzabyuka. Ni bene abo. Muri make hari byinshi Imana yari yaravuze, yari yarambwiye ngo nzagukarabya uki, ubwo simbira ngo nzakaraba nye ari jye nirebaga ngaho ta nzakaraba nke. Uzi koga ukisiga isabune, koga isabune ukisiga iki? Hano haba hari supanete, ukisiga isabune noneho wabona n'amavuta kuko yabonye uyababaye utayazamara amezi 5 ugakubitamo icyitwa amazi, hanyuma wakisiga ukagira ngo uri gukaraba kandi ugakaraba kabiri. Nuko nzaguteraho undi mubiri. Hari ijambo ryiza yambwiye, yigeze imbwira ngo amagambo bavugira mu rwongorerano ndayumva, irambwira ngo piyese zo mu mubiri wawe zishaje ngo nzazikuramo nshyiremo ishyashya. Ubwo yabwiraga abandi abavugaga karabyaragura kishinze abakecuru bo muri ADPR babyaragura. Buri ikibi ni ukubyarira muri wese, ikibi burya nabonye ni ukubyarira muri wese bagenzi, naho ibindi tujye tubireka. Maze iraza ko kwirambwira ngo nzaguha umubiri nk'uruhinja. Inkoraho umugore wabyaraga mu gitondo nkayita nkoropa, mu gitondo nkayita fura, nkabyara narangiza nkahita njya mu isombe, nyuma y'icyumweru nkaba nakase mu ivugabutumwa ngenza n'amaguru. Bati umugongo wawe uzaguduka, uzarwara umutwe udakira. Buri wese akavuga ibyo ashaka. Wabuze ubwenge wirirwa urindagira, ubundi uri pasiteri ko uhora mu rusengero. Ubwo bugamba Imana iraburundanya ngo nzakugira inkumi. Buriya rero kuba inkumi nta handi nabikuye. Abambaza ngo amavuta wisiga, mbabwije ukuri amavuta yitwa mara nisiga ntabwo ariyo yangiza icyangwe, ahubwo ni ijambo Uwiteka yagize gute yavuze. Rero ibyiringiro naho nabikuraga mu byo navuganye nayo, kandi narabyizeraga nubwo nta nzira byari bifite. Ese Imana yakubwira iti nkutuje mu nzu nziza, kavuga ati se nayo kwishyura nayabuze urantoza mu yiwe. Oya ngo gutuje mu nzu nziza bagahita bazana piriya vumaze amezi 6 utarishyura. Ni kwikore nge nuko twagiye dukorana. Yego iyo Mana urwo ruri murarwumva. Okay yego ndakwaguye wajya ko ukabona nibwo igufunganyije. Ndakugaburiye mwaryaga nibura rimwe ku munsi, noneho mukamara umunsi nijoro mutariye mukongera nk'ejo, kandi nabwo mukarya ubusa mukarenzaho umuyaga. Ariko ibyo ntago bivuze ijambo yavuze. Yego ngo uhaye ijambo bakarushaho kumfungira imigisha. Mama Charlene ntiyemeye gutumirwa aha, nimuzongere kumutumira. Rimwe na rimwe bararihagarika. Hari igihe vuga butumwa byanjye barihagaritse ntasinze ntanyweye inzoga ntasambanye nta nikosa nakoze, bararihagarika mikoro barayinyambura. Bayinyambuye Imana irambwira ngo uzajya ubwiriza wicaye mu rugo ubwiriza isi. Musi ibiganiro byanjye mbikorera igihe ngezemo nge wampa ijambo utariba ana yanjye. Ariko igiteye ubwoba nuko abankoreye iyo nama nta n'uwabona irifunguye. No kuri Mama Charlene sinabakira, nta n'urusengero bakandagiramo. Navuze ko ari amahirwe kugera hano baravuga. Hoya ariko none se ubundi uhabona bangaye? Uhabona bangaye? Hanyuma rero ni umugisha uturuka he ku Mana. Tubonereho no kubwira abantu bigunze biciriyeho iteka bakuyeho Imana icyizere. Imana yacu irakora, gusa ikora mu gihe cyayo. Yego nawe uyitegeka ngo kora. Ese mwagendanaga gute iyo Mana yawe? Reka mvuge ko ari iyo Mana yawe kubera ko buri wese avuga Imana yabonye. Yego njye nimvuga ngo n'Uwiteka tutabaza twahuriye. Yego ni Imana ivuga, mba naravuganye nayo nimvuga ko isohoza izaba yarambwiye kandi igasohoza. Nyine buri wese ayita izina bitewe naho bahuriye. Haleluya. Avuga ati wa Mana uri se w'imfubyi
kuko yarayibonye nyine buri wese njyewe iyo njye kurema Imana nyira mu magambo yanjye avuye ku mutima wanjye avuga nti uwite yego njyewe ndahamya ko uri data wa twese kandi mwiza uru rukundo kubera ko nzi ko yankunze naho bidashoboka yego disi iyo mana yawe rero yego iyo mana yawe mwagendanaga mute ejo ukajya gusenga ukavayo ugasanga utwawe turi hanze ahubwo wenda wowe ugiye kure ibyo uvuga ngo biri hanze bantaye hanze uzi ko buri iyi munsi bantaye hanze muri 2017 cyangwa na 6 aho twaraje mu gitondo nkubwije ukuri bantaye hanze mvuye kwigisha korari ntavuze yo muri iki gihugu ikomeye mu gitondo kuko bwari bwije ndarara ngeze mu rugo nyirinzu n'abakarani sanga bameze batyo sininaraye nyikorera maze nyirinzu arambwira ati kingura dukuremo ibintu mbwira Imana nti none se wambabariye ibintu ntibabite hano kuri saro bakabita mu gikari ntagire ubimenye ijwi rirambwira ngo none se uragira ngo ntibabimenye uragira ngo ntibabimenye narakinguye nyirinzu araza bita ku muharuro bambana ese muroko urimutse ntiyego ntabwo bari bazi ko nabuze iki amafaranga yo kwimuka utambutse muroko ugiye kwimuka yego ngiye kwimuka ubwo ari nkawe wavuga iki arabisohora byose azana n'umufundi yari afite n'amafaranga y'umuntu uhita ujyamo hanyuma mpita mpanga ukuntu kuko twari 5 nanjye wa 6 bamwe bari burare mu gikoni abandi bakarara mu kadushe ndavuga ni Charlene n'abandi bakuru bararara muri dushe ngewe n'abana bato turare mu gikoni uko nabyubatse cyokora nka saa 9 zigeze arongera arampamagara ngumva mada yari ihanganye amezi 10 nabayemo amezi 10 ishuri yuko peye barakwirukana kandi yari kuri diploma uri gukora bari anijye bagusohora ukagenda utagize ute no muri Imana yuko peye irakwirukana hanyuma arambwira tumva genda kwa runaka ufata urufunguzo usubire mu nzu ariko ngo uhaye iminsi 15 mpita mpamagara abashuti banjye nimuze basubije mu nzu subira mu nzu muri ya minsi 15 Imana yaranyimuye mu buhamya ntari buvuge nonaha ifite injyana mu yindi nzu ariko nibwo bwa mbere nakoze ku $100 umuntu yagiye kwisurira undi ati ngwino nkwereka ahantu tujyana ku mama w'ishuti yanjye uwo muntu arazi wanjye ageze iwanjye rero kuko abana banjye bazi gusenga mbwira Charlene nti ngaho sengera uyu muntu sinari imuzi yaturutse aramusengera ariko umuntu uko amusengera amarira ari kureba wa mwana kuntu afite isengesho rifite imbaraga aramusengera ararira ahita akora mu mufuka akuramo $100 ngo kiruze kugura fanta $100 rero ifaye nawe se ntubyumva $100 nayabanaga kuri televiziyo bayavuga ubundi nkayabona mu mvaho kumwe abashushanyije naramubwiye nti turayabika hehe imbe bitayajyana we narebaga ahantu nimwe bike sinari nzari buvemo twarayabitse bafite icyifuzo wa muntu arataha hanyuma njya kwigisha Butare mu mujyi maze gusoza amateraniro maze gusengera abantu ngiye gutaha umuhanuzi arahaguruka arambwira ati singiye kujyana ibintu Imana imbwiye inyicira mu nzira ngo Imana yambwiye ngo uyu mugore wababwirije nubwo mwafashijwe ngo ariko ntagira aho kuba baramwirukanye Imana ntari kubikoreye iki unsebereje iki kandi nabaga nambaye neza we Imana ikunda kumpisha yegi nteza abarejiyo n'abaporoso nicyo kintu nyikundira ntabwo ijye banteza nabaga nambaye igitenge mfite kataye keza ndi umubyeyi uvuye i Kigali ariko birukanye he mu nzu utagira haba kandi burya nzi gusibanganya ibimenyetso by'imibabaro simba ashaka kwiteza biduniya hari ukuntu Imana yangize
ushobora kumbaza ukaba ari wowe ubabara. Mbese Imana yampaye umunezero mu ntambara zose nyuramo. Nta muntu wapfa kumperereza ngo azamenye. Hano kuri iyi mihanda hari ubavuza turiya mugore n'incakura. Hatazi gusambana akabihisha ntabwo ari nk'abandi, nta na dosiye ye wabona hanze. Burya nuko ntabikoze. Bundi ubucakura mugira. Mwari kubicukumbura mukabizana. Nuko mbwira Imana nti urabanteje. Ngo none Imana iravuze ngo umuntu umukoreraho umugisha izamuhemba. Umugore ahita ahaguruka ati ngewe ndamuha 150. Akivuga gutya Imana iramubwira ngo kuko uyamuhaye, dore nawe uyamuhaye ufite amadeni, ndakwishyuriye kandi ndanakwishyurije. Urumva Imana yacu iravuga, ndi kubivuga kwa mama Charlene ahandi ndatinya. Natashye mfite ibihumbi birenze 200. Nyashyira kuri ya make y'amadolari. Sawa nyine. Ubwo se ntubyumva. Kandi ngewe ikosa ntakora. Sinjya nimuka asubira inyuma uzabaze. Kuko njya mpagarara kuri 2. Nkabwira Yesu nti sinigeze ngukorera nabi ngusubiza inyuma. Mu gihe utarampi yanjye nuko najyaga nyibwira. Ngomba kuva muri iyi njya muri iyi paka nimanitse ahantu nyine. Yego. Ubwo rero kuvuga ngo ndagakene ngo banyirukanye ntibyampaye uburenganzira bwo kujya mu nzu mbi. Nahise njya mu nziza. Irutiyo? Nuko. Sinjye wahe. Tuyikorera izaduhemba. Gahore. Hari ibintu biri. Abantu babiri b'abakozi b'Imana na hosting cyangwa nahuye nabo bakanyigisha. Ni wowe na Pastor Theogene. Yego. Pastor Theogene yaratubwiye tugiye gukorana ikiganiro nka gutya. Nyuma ya kamera tubwiye tumva rero. Ubanze akira telefone. Saba umugore wanjye uruhushya. Mubwire ko ariko tugiye gukora. Turamubwira ati ndabyemeye. Ati yabibemereye. Ati hanyuma rero nta pasiteri runaka mbazwa, nta dini runaka mbazwa, yego nta runaka mbazwa, nta urabyumvute, nta ubona ngenda ubuhamya bw'igenda. Good. Ubundi abantu bajya bibara. Nakibaza ariko umva ubuhamya bwanjye ntacyo bwagukora. Reka amaguruka mu kiganiro ngende. Nibyo ariko kuko runaka ninjya kuvuga ndavuga ibyo numvishe. Yego. Ibyo mbonesha amaso. Ibyo mbonesha amaso. Ndajiga bitewe n'ubwenge buke cyangwa bwinshi bwanjye. Ariko ntabwo ngenda Imana. Good. Ntabwo ndi Imana ndavuga nk'umuntu. Ariko iby'Imana yankoreye. Ninjye ubizi. Nge n'Imana yanjye uko nyivuga ndayizi. Ndiyo haleluya. Ubuhamya bwawe. Urumva ukuntu yatubwiye yavuganira kukabyaraho. Sinzajya kuvuga umuntu. Good. Ibyo ariko sinzajya kuvuga umuntu ngo nicare mvuga umuntu kuri kamera ngo nzamuvuga iki nzakore. Oya nibona mu masharere nzavuga ni hari ubuhamya yampaye buranyuba. Ibyo birahagije ni nabyo abantu bakeneye. Kujya kuvuga ko mama Charlene cyangwa Josette cyangwa Annette cyangwa Shema ikibi cye kirunguru cy'abantu. Acyo. Nawe rero ubuhamya bwawe. Nubuhamya umuntu yumva akavuga ngo Imana ni ngari. Ni ngari mama. Ni ngari. Imana ni ifu. Ikindi cya kabiri nize kuri uyu mugoroba. Nize ko isi ikugiraho ijambo. Yego. Iyo iri mu bibazo. Iyo uri mu kigeragezo igufataho ijambo. Igufataho ijambo. Ikakuvuga ariko impamvu igufataho ijambo ikageraho ikabura icyo kuvuga. Uko ari isi nyine. Uko ari n'abantu. Bageraho bagarukira. Uwiteka rero iyo yakuvuze ijambo uko nta limit igira. Rishyo. Kandi burya ni naryo rikuru. Niryo ryonyine rihubwo rikuru. Ubundi Imana yavuze nufa kujya wiceceka ko ntacyo ufite ubwira abanyarwanda. Imana yavuze ntacyo ufite ubwira abanyarwanda. Yego. Rero urubuhamya nawe bwigendera busubiza abantu. Ikintu gitangaje ntabwo ubuhamya bujya busaza. Buhora ari hari nubwo batabu hari nubwo ari bwo bwa mbere. Ariko ubwo uvuga. Buhora buri munsi ari bushya. Yego. Ari bushya. Ibyo bivuze ngo iki? Mu gihe wari urimo wagombaga kububamo kugira ngo none. Yego. None. Abari abantu bari kumera nkawe kiriya gihe bavuga tuzi n'ibindi
nagucisha hariya ngaho mvugira niko bimeze abantu bakomere kandi bukabivuga ejo umuntu akabyumva n'ejo bundi undi akabyumva kuko uwo byagenewe uwo munsi niwe bigira akamaro yego uwo byagenewe cya gihe yaratambutse yaragiye yego bikongera bikaba bishyashya mu matwi y'ubishaka y'ubikeneye ako kanya Imana ishimwe kubwira ahubwo reka nkubwire uzi ko hari igihe nabuze sinaboneka bamwe bati Imana yaramujimije yarangaye ngerega ubundi nyine havuga ibintu byinshi muri ibyo bihe nari mfite uburwayi bw'abana bukomeye ngira ngo mwarabibonye mu buhamya ko bari bararogeye abana banjye rimwe ari babiri ubwo ni ukuvuga ngo umwe namuzirikiraga mu cyumba kimwe undi nkamuzirikira mu kindi cyumba hanyuma umwana arakira asubira no ku ishuri aba n'uwa mbere aratsinda mbese bose Imana igira ibintu ikora bifatika irangije nambwira iti hanyuma se subira kuri YouTube ujye kunkorera kandi njye kugukorera kuri YouTube mbabwira ukuntu wanyicishije inzara nakoraga stock 400 nkaba ngura igitoki ikiro njye kuri YouTube mbabwira yuko wanteje ubukene none se ndababwira ko wampoye iki ko mperuka yo mbabwira kurenze ngende mbabwire ko wanyicishije inzara kubera iki najyaga nza hano kera nkitangira kwamamara Imana ingaburiye hanga ubuhamya njye ntanga ubuhamya nta muntu mba ndi gukomeretsa iyo ndi kuvuga ngo narashonje cyangwa narakubitwaga Imana irabinkiza mba numva ngira ngo abantu bahembuke kubera ko kuza hano uje kubabaza abantu kandi nawe hari amapaje akurindiriye ni amakosa erego abantu hari ibitabo bifunze bigiye kujya bigira gutya amapaje ntabwo uzi izaza noneho nibaza ukuntu ibyo byo muri firigo nazicomoye izo nyama n'amafi bitakirimo ndavuga nti nzajya kubwira abantu ko wanteye ubukene maze nibereye mu rugo burya yaritaye mu gutwi niyicariye mu rugo umuntu arambwira ati mama Charlene namenye ibyakubayeho ndashaka kujya kuruhuka anyishyurira indege nicyagiye nagendaga nari mvuye gako burya ku ikosi nibwo bwa mbere nari ngeze i Kanombe Imana yacu ni nziza uwo muntu iyo yibeshya akayampa mu ntoki ni ukuri nari kuyarya ariko uri kugura irobo y'isukari uri kugira gute ngo urajya mu ndege kumbi nayo yari inzira ngarutse niko kunyimura intuza muri etaje hari ibyo nari mvuyemo nari ndi mu bihe bibi nari ndi mu bihe bigoye ariko nyamara bimwe nariraga ngo ntago bihari Imana irongera igira ite irongera irabigarura ijambo rikomeye yambwiye ni irihe yarambwiye ngo ujye umbwirira abantu banjye ko ndi umunyembaraga ubaho ubuhamya bwaho wari uri uko byari bimeze ubabwire nuko bimeze ku buryo umunsi wa mbere iriya shusho ya etaje mbamo ijya hanze narababaye mbwira Sabi ntibi bintu wankoreye n'ibiki noneho baranyica kuko urumva narahakoreraga ariko nkabwira umukameramani nti ndakwinginze ntugaragaze aho ntuye kuko najyaga ntekereza ukuntu umuntu ashaka kuguca umutwe ngo kuko ugira abagukurikirana agashaka kukwica kuko yatambutse abona umuntu uri kumva video yawe ageze hirya yumva undi ari kukumva ageze hirya yumva amasharirene noneho nibamenya ko ndi muri etaje bararara banyishe ariko umunsi yajyaga ahagaragara mbabaye muri iyo minsi Imana yantumye nk'umuntu iramubwira ngo bwira mama Charlene ngo kuki wavuze kuba ko wavuze ko watuye mu nzu mbi kuki gutura mu nzu nziza ushaka kubihisha naho nahise ntenyojya ndavuga ntibi bintu nimba birimo noneho burya ikibi ni ukurwana n'abadayimoni wihamagariye ariko iyo ari intambara washyizwemo n'Imana irabagufasha cyane rero hano ikindi burya ibikorera ntabwo iduha ibiryo ngo turye duhaga irabiduha ngo turye tubwire abantu ko igabura abantu
abana banjye barwaye ibintu bikomeye abantu bambwira ngo ninjye mu bapfumu ndabyanga ndavuga ni mama Charlene wahamije Imana kuri uru rwego njye imbere y'umupfumu ndavuga ni hoya hari ibara ritabera imbwa icyo gihe byarakomengeza ubwo mbwira Yesu nti rwose pe nushaka kubajyana kuko imbaraga narasenze amasengesho mfata inzira nkajya mu ntara nkajya mu mazi nkajya mu misozi senga amasengesho yo kugenda muhanda wo mu ruzi w'amabuye nkawugenda iminsi 5 fata amasengesho yo kujya ku misozi itandukanye n'amaguru nkajya mvi iwacu mu Rugazi nkajya kuri Nyabarongo neza n'amaguru ndi gusenga bigeze aho okay ndavuga nti aho kugira ngo nzajye mu bapfumu izabajyane nari narayi akira ariko burya iyo wagezaho nta n'icyo ubukibaye Imana yo kabyara ngiye kubona mbona irabakijije barakira aho uwo mwana tuzajya tubivuga dufite abantu rero hano azi hoya biriya sibyo ariko shamuzi kwibebeza iyo umupfumu akubwiye ngo ngwino dusambane ukiri ntusambana n'umupfumu ubu si imiti Yesu yaduhaye kudukiza nta kondisiyo z'ibitambo nk'ihene y'ibara rimwe yego igitambo cyawe uzi ibintu satani yaka kugira ngo agire ibyo akemura kuvuga ko Imana yaturengeye ntacyo bitwaye hamwe umwana yagurukaga ati wa akabageze ku Ruyenzi akabaragurutse ageze kuri Nyabarongo akongera nkumva ngo yageze mu Nyakabanda Imana yari yarampaye imbaraga n'amahoro uzi kubura umwana umwe nakubwira gato uzi kubura umwana wawe umeze nk'uriya ibintu bikamubaho nk'ibyo uzi ko utagiye mu bapfumu uzi ko nta cyaha wakoreye Imana ariko diye Imana nyamara ikambwira ngo ujye uryama wizigure nta n'agasatsi ko ku mutwe kazava uko yagiye nkabona araje yaryama yakanguka ati ubu ngubu tuvuye mu nama igoma inti twari turi mu nama igoma ego kwemera itamukesha Imana ibaze mu nama igoma kandi yararyamye mu cyumba iyo nama wari uri kumwe n'abande akabimbwira yari inama ivuga ko kuntu tuzanywa amaraso y'abana bawe n'ayawe ni mucira ariko burya birarura mukora icya kabiri cya mbere mwakisha nta maraso y'abana banjye muzanywa nta maraso yanjye muzanywa ibintu nabagamo bimeze gutyo mwana akaza kamwe ati nitwe twaguteye ubukene ubundi se koko hari umwana wajya gumbwira ati nitwe twaguteje ubukene ngo uzacuruza ayo mabuno yawe tukubone ariko burya Imana twamenyanye ndi umukene nimunteze ubukene nzisubirira mu bukene twongere twibanire barabunteje ariko sha banteje ubukene barabunteza ariko Imana ndayishimye igiduha ubuzima bwica iperereza ababisha n'abanzi ntibatumenya nicyo nyikundira nkambara super ndi icyamamare ariko nkabura turuwasa ngeza ku Ruyenzi nahura n'abahungu ese mabuja kutateza akamoto interega mba ndi no muri siporo ni guhora ntega buri munsi yahehe yokajya hajya mbwira umwana ngo nujya kugura igitoki ujya kugura aho batatuzi hareba utunyobwa umuntu wamenyere kugura ibiro 2 by'ubunyobwa nkagura twatunyobwa agasabune sinari nkibuka uko kagura yego merita mukesha Imana naguraga ikarito mba nkasubiyemo uzi kugasubiramo utarariye wenyine nari ifite abantu 3 nishyurira inzu nkiyafite nkanabagaburira ntago nari nararetse kuvuga Imana yanjye nta n'icyaha nari narakoze ariko Imana iramwengwerega bwa buhanya bwa kera bwarashaje ndi kuguha ubundi abantu bakambwira bati by'uburokore bigabanye hariya hari umupfumu hari umuntu utanga ibya Kinyarwanda banza no kugusengera aho ngaho ho nibanga ryabanyiraho nta muntu numwe uvura ibintu by'abadayimoni adakoresheje abandi ubundi ibi bintu by'imyuka mibi apana wenda ibitamikano hari abantu babivura bakoresheje imiti ariko ibintu by'abadayimoni nabwo Imana aho kugira ngo ubimbwa wabimva aho kugira ngo ubimbwa wabimva pe umuntu uba warasenze Imana ukajya imbere y'umupfumu utazi gukaraba narabihuzaga nkabana ntibiri guhura
nareba abantu muri telefone yanjye banyaturira bampamagara buri kanya bafitiye icyizere, nareba kujya aho hantu intubundi ubwo koko tuvugishije ukuri iyo nirirwa mvuga isi yose ikankurikira yaba imaze iki itanibera umuti. Hangira kusenga, ndasenga mbona Imana impaye umugisha ingiriye neza. Ibi byose no kugira ngo tubwire abantu ko Imana ihari, tuvuga imbaraga z'Imana, ntabwo yadukoreye iby'imirimbo byo gushyiraho byo gutaka, no kugira ngo twamamaze imbaraga z'Imana, tuvuga ukuntu ikomeye, abanyamibabaro bishime, abantu basubizwemo intege, abo twaturanye mu ihene zo kwa Petero, abo twabanye basakamburiraho inzu, haleluya, abo twabanye mu cyumba ati mpakubitirwa. Abanyitaga amasera y'igare, abari barampimbye amazina ngo ntikabyibuha kubera umushiha. Ubusa warashize? Iyo warashize ntawo nkigira. Nyine warashize ku buryo bavuga iki? Yego, ubu nabaye ikintu ntago nkirakana. Nibyo nyine. Mana ushimwe, turwaye icyubahiro pe. Turwaye icyubahiro Mana. Ibi byose ni imirimo Imana, ntabwo ari ukuba abantu barasaze, ari ukwirata, hari icyo aba yarasezeranye n'Imana. Ibyo ari byo byose, kandi natwe turi hano kugira ngo twumve, dutege amatwi, twongere tugirire icyizere Imana, yongere idusubizemo imbaraga. Nyamuneka niba ibi bintu bitagufasha, numva bitakugenewe, hari abantu basubizwemo imbaraga. Kuza kwandika komenti mbi ni ukuri ko Imana iri gufasha Satani gukora umurimo wayo, ariko Imana niba ari abantu benshi bakirebye bagasubizwamo imbaraga, ni ukuri ntabwo iyo dosiye uzayikira. Kandi natwe tuba twaje kwiga, duhora twiga ku isi, tuba twaje guhembuka, kongera kwibuka icyo Imana ivuga, kongera kwibuka gukomera kw'Imana, kongera ntabwo dukeneye imirimo n'ibitangaza gusa, dukeneye kongera kuyikunda, kongera kuyizera. Gukunda Imana nta kintu na kimwe wabinganya. Gukunda Imana nicyo kintu cyonyine dukeneye muri ubu buzima. Turagushimiye rero. Nanjye ndabashimiye kuri mama Charlene ukuntu mwadusuye, ndabashimiye cyane. Twishimye, twahembutse, twongeye kugira Imana icyizere. Amen. Twongeye gukunda Imana, twongeye kumva ko abana bacu twababyaye kujya tubasengera, tubashyirireho ubudahangarwa bw'Imana. Kuko n'ibyo byose impamvu batagiye nuko hari ubudahangarwa bwari bubari, kandi dushimiye Imana ko ikora mu gihe cyayo. Amen. Mwakoze rero kutwakira, mwakoze kutwigisha, ariko nyine namwe muzagaruka kudutekera kuri mama Charlene. Tuzaza rwose, kandi abantu banje barishyuza, ndabizi ko bazabishyuza bakamuje. Yego rwose, nukuri nanjye ndabashimiye mbikuye ku mutima. Ubundi hari abantu uba wicaranye nabo kumva nta bintu biri kukubyiganamo. Utwara abantu mwicarana ukumva ibintu biri kubyigana, ibirezo biri gucika, kumva ni ibintu nyine utisinjye urota bagiye haga. Ariko iyo wicarana ukumva nta rezo ziri gucika, kumva ni ibintu byiza. Kubona abantu mwicarana mu minsi y'imperuka turimo, ukumva nta kibazo ufite, nta rwikekwe, ni byiza. Muri make turabishimiye natwe, kandi twaguwe neza kubana namwe no kuba turi kumwe namwe. Rwose muzagaruke, nitubakenera namwe mujye muza, dore nanjye iyo munkeneye ndaza. Imana ibahe umugisha cyane. Yego, kandi abakunzi ba mama Charlene baze kumfasha kubasabira umugisha, ndabizi ko babivuga kandi barabyishimira. Bafashe tubasabire umugisha, kugubwa neza n'imiryango yanyu, mukomeze mutere imbere. Nabonye n'ukuntu mwujuje aba subscribe ibihumbi 100, muzagire n'igihumbi, mujye mukomeza, mbese mugubwe neza. Kandi ikindi mwabantu kodi mwazantumiye ahantu mwabyina, umuntu ufite ubukwe nibagiwe nkumi zanjye ntabwo ari vuba, ariko ndabizi ko harabura imyaka
mikeya umuntu ufite ibirori ukeneye abantu bakubyinira hari ukuntu umugore gutya amaboko yanjye se imitumba nta nubwo byavamo rwose nimugire ubukwe mujye mubatumira bababyinire bazi kubyina neza buranja bakurikira nkabireba nkabwira ariko buriya muntu yabyiga ate rimwe na Charlene araka video arindi kubyina Charlene akajya ambwira ngo mu maboko yanjye wagira ngo harimo kare wese agira impano ye ubwo rero nyine n'abantu bagira ibirori bajye babatumira hanyuma mudutahirize n'imiryango yanyu ndetse n'abakunzi banyu murakoze cyane bari baho umugisha yego bye